umuhobere noneho bimenyekane ko kuri uyu musozi hari umuntu uhahobereye undi. Musinga gufashe iyo nshyimbo aturaho umutima utatse ishya n'ubutore, uraho mata amatembo buto n'itoto, aturaho wariboye intege n'ibyano, uraho maso meza arushinwa kwera, uraho w'igituza cy'umutabonda kirimo rwogere rw'imitari, uraho saro risumba kura amasimbi. Ariko nta bantu banezerewe nkanjye ngo tujyane muri iyo njyana dufatanye kunezererwa. Sara uyu munsi nuwanyu mugurure baraje, baratambuka neza mugurure baraje. Amashyi 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 abantu baha amashyi. Abana bacu batweretse ibirori, nimukimbagira ababyeyi barore, abategarugori baravuza impundu, abagabo nabo barivuga amashyi. Aha ayiye mutesi wacu mugurure yajayiye. Aha aratambuka neza mugurure yajayiye. Amata y'ababyeyi urayasize, wemeye gukamisha yo, dore uduhaye umwaka mutesi, amatage n'irungu. Wakuze uteteshwa n'abakubya, yutozwa n'indahemuka basaza ba, dore iyo ugiye mutesi wacu yo, tuzahora tugukumbura. Twese tuti urabeho nyamibwa ikeyewe, uwa mwiza uduteye irungu, nyirabayazana ninde ugukuye mu rungano. Urabeho nyamibwa ikeyewe, uwa mwiza uduteye irungu, ugukuye mu rungano. Amashyi menshi cyane nyirabayazana. Aha ni David, mumukomere amashyi, nawe arasa neza cyane. Maze mu nkundire mvuge ngo iyavuka ni impundu cyane, impundu babyeyi. Aha maze nongere ni yagiye nizivuga urwunge, impundu cyane. Izo ni impundu zawe Sara. Yehe nibakurangamire, sineye igitego mutesi wacu, ababyeyi bagutanze, nujya ukumbura ujya unyaruka, nta mwana ucuka iwabo. Iyavuka ni mumuhe impundu, impundu cyane. Aha maze yagiye nizivuga urwunge, impundu cyane. Aha yehe nibakurangamire. Yaje arakoze Josh ati niba murangamire, reka nsabe tuzi ibiganza dusimire Josh ishimwe nawe kubwo kutugezaho mushiki we. Ayo mashyi aba yarayangiye nayashima, ariko niba ya Josh tuyongere tumushimire agize neza. Reka nze gusaba abashinzwe umurimo wo gushyashyana badushakira ibyimbo byiza byaya majigija, mugende muteke mwitegereze igitaramo cya murumuna wanyu. Mwitegereze igitaramo cy'uwo mugaragiye uyu mwiza. Nibamara kwakira ibyimbo n'aba barumuna be
bitegereze uburyo uyu nguyu twari dutegereje muri iki gitaramo ngo aze ye maze atubere aze twizihize aze haboneke umwezi haboneke umucyo muri iki gitaramo. Reka kandi nze gusaba abashinzwe umurimo gushyashya n'undi batwakiriye n'abari umunabe babonye intambwe z'uyu bakagira bati natwe umwaka utaha nk'iki gihe, kandi ubwo ndahanuye mugire mutamera, umwaka utaha nk'iki gihe bati natwe tuzaba twiyereka abandi batugaragiye. Reka mbasabe n'ubundi mutere intambwe maze babereke ibihembo byiza bibabereye. Data umwari ati narindi mirimo yo ku ruhimbi, ati niyo bamasenge bantoje aya masaha, ati none numvise yashakwe, numva inanga, numva ikondera, numva neberu, menya yuko muremye igitaramo kandi ko nkwiriye kucyitaba. Ati none mbitaba Nyengoga, mutwemerere data mutwakirire Nyampinga. Murakoze, nyegera hano. Ahubwo wowe ngiye kuguha poromosiyo. Ukuntu uri umurinzi mwiza nk'ino, uzagenda kurinda inkike za Minembwe. Urabyemeye? Sara, hai? Are you okay? Ngo ni okay. Wewe hagarara hano, hanyuma ndaza kugushimira. Hagarara aha. Ari ikinyamurengo uracyacyumva cyose nkuko kingana. Uyu ni umuryango wacu. Zamura ukuboko gutya. Abenshi urabazi, abandi wagiye ukiri bato ndaza kubakubwira. Uriya muryango we buwihoreye ndaza kukubwira igihe basuhuriza. Rero hano hiriwe ibiganiro. Uriya mugabo wambaye amadarubindi yitwa Kega, yari yadutumyeho aratubwira ngo afite ibiganiro. Uyu munsi aje rero aduha inzoga turanywa, turangije kunywa kandi nziza pe. Aratubwira ngo arashaka umugeni, kandi umugeni yavuze ashaka ngo ni uwitwa Sara, umukobwa wa Yozefu. Tubajije tuza gusanga ari wewe. Hanyuma rero tuza kumusaba kudukwera, twera inka nziza kandi nyinshi. Aba bantu bose ubona na sogokuru arimo, bose baravuga ngo tugutange. Hasigara umuntu umwe wenyine wabyanze, ni jyewe. Urumva, nihagararaho ndavuga ngo ndabyanze. Ariko bariya bose bantaye mu ndagano bose, na sogokuru na Pasiteri Rugenerwa na sogokuru Anse Kombata, bose bavuze ngo tugutange. Ndanga nihagararaho. Ariko rero uzi impamvu nihagazeho? Nuko waje ugeze muri Kigali, ntiwaza ngo umbwire ko ariko bimeze. Noneho nashatse kuvuga ngo nkwibarize njyenyine nimba nanjye nakwirekura. None uremera twese nanjye ngutange? Ngo yego. Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. Kega ngwino hano. Ngwino hano. Nubwo hagurutse Kega mukuru, ariko n'abakega abandi bene Kega bafatanye nawe kunezerwa. Amashyi n'impundu biherekeza izi ntambwe za Kega, kuko uyu niwo murimo wahagurukije izi mfura. Murakagwira. Muraba nshuti.
dore umukobwa mwiza waje udusaba Sara n'uyu nguyu sibyo kandi nanjye wari wifashe ndamukwemereye Imana iguha umugisha ko wirekuye kwemera ariko simuguhaye oya pfa kwemera urabizi ko hakiri izindi nzira ugomba kunyuramwo kugira ngo nzamuguhekere isigaye n'ingufi kuruta izo nagenze ahasigaye rero ntabwo twaguhindurira ntituri abayahudi ko numvishije wowe ukomoka kuri Pawulo umugeni n'uyu ibindi by'ifuhe n'ibindi nzabikubwira wa munsi yego ariko kuri uyu munsi umugeni twakwemereye n'uyu niwe Sara inzobe nziza wayibonye Kega bene amashi menshi Umunezero wabo Sara nguyu Sara aya ni amashyi ya bene Kega bagira bati bo twasabye n'uyu none turamubonye ariko Kega mwamubonye nari ntararangiza ijambo abaramutwaye reka oya sinamutwaye oya reka nisubirira hari Oya, utaza kubombora wakoye kubombora wakoye ibisigaye musinabigemo izi ntambwe mu ntizo umurindi w'amashyi n'umunezero na Sara arishimye aguwe neza abaye nka kumwe rugamba sire nk'uko umutima ubikubwira kandi umutoza musinga nawe ntaza kuba kure kugira ngo akomeze kugaragire akubwire ngo uru rugendo rwiza uterere natwe twanyuzemo bantu nibaza gufashwa nturi bubiyoberwe uraza kumva amashyi n'impundu kiba ikimenyetso cy'uko banezerewe izi ntambwe zawe bati dukomeze twitegereze intambwe kandi tugubwe neza ati muramu wanjye uraho ati wagize neza kujerekeza bashiki bati n'ubundi usanzwe uri umujyanama we usanzwe umuba bugufi ati usanzwe n'inshuti yanjye bagushakira ibyicaro byiza witegereze iki gitaramo mureka nyure hano vare reka umwana nyure hano reka musabe yigire bugufi data muhembe garuka tumukunzi wanjye duterane intambwe iboneka mu ntizi ibimenyetso by'umunezero ndabizi ninde harya umva kuzamuye mu ntera ngo ukuye ku wesikoti ngugize edisi w'abakobwa bose tuzashyingira hano ngiye inzoga y'abagabo ati ndagupromotinze kubera ko yabashije guhurira mushiki we cyane asante reka rero mu ntizi umurindi w'amashyi tunezererwe intambwe za Kega n'umukunzi we urabona uburyo bajyanye barareshya barasa kwa kundi ati umukunzi wanjye ati n'uyu nguyu nabonaga ko anyizihiye iyo umutima utumbiriye ahantu kure ibiganza ntibikora niyo mpamvu muri kumva amashyi nyine agenda aba make kuko twese twawe turimo turitegereza igitaramo cya Kega na Sara uhindukire ibumoso bwawe umuhobere noneho bimenyekane ko kuri uyu musozi hari umuntu uhahobereye undi musinga gufashe iyo nshyimbo aturaho umutima utatse ishya n'ubutore uraho amata amatembo buto n'itoto aturaho wariboye intege n'ibyano uraho amaso meza arushinwa kwera uraho w'igituza cy'umutabonda kirimo rwogere rw'imitari uraho saro risumba kura amasimbi ariko nta bantu banezerewe nkanjye ngo tujyane muri iyo njyana dufatanye kunezererwa Sara ndetse na Kega ati nari nkumbuye kuzakureba nari nkumbuye kuzakubona turi kumwe ati uyu munsi narawusengeye naraweretswe nari ntegereje kuzasohora atari kubwo najya gutera intambwe nari mfite ibihamya biranga yuko guhura kwanjye nawe bizaba ari igitaramo ati nari mfite ibihamya biranga yuko uyu munsi guhura kwacu bizaba umunsi udasanzwe ati mfite ibihamya biranga yuko guhura kwanjye nawe ari ibidasanzwe ati uyu ni umunsi
twasengeye none urasohoye. What are you waiting for? It's come to pass. See what the Lord has done. What are we waiting for? Has come to pass. See what the Lord has done. Nezero wacu tubabwira ngo iyo ntambwe iyo mashyi wagira ngo nayange neza neza. Ati mukunzi wanjye ukwiriye ibyiza birenze ibi. Ati si ibyo gusa, ati niwakire n'ikimenyetso cy'uko urukundo ngukunda ari urukundo rutazasaza, ni urukundo rutazahonga, ni urukundo rutagira iminkanyari, ni urukundo ruzahorana itoto, ni urukundo ruzakomeza kutwizihira, ni urukundo ruzatubera, ruzatuma ibihe ibihumbi nge nawe turi kumwe tuzahora tunezerewe. Reka nsabe abahereza bigize bugufi impano Kega yateguriye umukunzi we. Ati duteruye urugendo rwo guhana impano uhereye none kugeza iteka. Umukunzi wanjye azajya yakira impano ziturutse kuri jye. Ati uko ibihe bisimburanye n'ibindi, mukunzi wanjye azajya abona impano umutima wanjye umugeneye. Ati niwakira ibi byiza, iki ni ikimenyetso kiranga urugendo tuzagendana. Ati nuko uzahora, ati kandi nuko nzakomeza kukubera, kuko aho mbaye hatazabura impano zawe. Ati mu mvura no mu zuba nzaba mfite impano zikwiriye guturwa wowe. Ati ntuyakire ibimburira izindi nzaguha. Ati kandi urugendo duteruye ni urugendo rwo guhana impano, ni urugendo rwo kwizihirana, ni urugendo ruzatuma nkubera, ni urugendo ruzatuma wishima, uzagubwa neza ingoma ijana. Ati mu gitondo n'umugoroba, ati ku manywa y'ihangu impano ukwiriye kugenerwa ntabwo zizabura aho mbaye. Reka bakwakire. Sara nawe ati urugendo duteruye namenye amakuru yarwo, menya ko ari urugendo rwo guhana. Reka nze gusaba ahereza ba Sara bigize bugufi n'ubundi impano yageneye umukunzi we. Ati Kega ndegamiyeho nanjye, ati reka ngushyikirize impano uyiturwe. Iyi mpano iba igihamya, iba ikimenyetso cyuko uru rugendo tugenze ari urugendo rwo guhana impano. Ati nuyakire, ishimwe ryanjye ripfunyitse muri iri pfundo. Ati sinabasha gusobanura ibyiza ukeshwa. Ati ariko iyi mpano ati iyi mpano ikubere